ukuntu bahana imbibi rwose ibyo biri kundyohera cyane. Yego. Kugeza igihe nawe uvira izaviramo noneho na Bujumbura ikaba yugarijwe. Hagira ushotora undi bakarwana. Nibyo. Ahubwo noneho icyari gukurikiraho byongeye rimwe. M23 noneho no kwambuka yakwambuka. Ikajya i Burundi kuko ntabwo wakwemera yuko uterwa inshuro 2-3 ikajya mu Burundi naho yajyayo. Niba muhana imbibi mukamushotorana murarwana nta kundi mu gihe twebwe tubanye neza hariya nibyo twe tubanye neza nta kibazo dufitanye naye mu 23 kandi nongere mbisubiremo ubu ngubu biranoroshye cyangwa biremeye yuko hagize aho FDLR isunutse ubuzuru kujya kubafasha operation biremewe kuko Kisekedi ntabwo yaniha nta ruhara afite hariya. Niyo mpamvu rero kuba M23 turanye n'abarundi kandi bazirana urunuka bafitanye inzigo mbi cyane. Yego. Bafitanye inzigo kubera yuko ni nkaho iri kubatesha umugati. Amasezerano ya Kisekedi ntararangira na Neva kandi Neva nawe rimwe avuga ibyiza ejo akongera akabihindagura. Abasirikare bo kwa Kisekedi noneho na ya motivation ngo barayibonye kwa $2. Hari umunyamakuru mubaza ati ese ko numvise abasoda b'abarundi bari gushirira muri Kongo. Warabyumvise? Okay, icyo president w'u Burundi icyo yashubije umunyamakuru wa BBC yaramubajije ngo kohereje abasirikare muri Kongo bakaba bari gutsindwa M23 ikaba iri kubafatana ibice. Yego. Perezida Nkurunziza aravuga ngo Nkurunziza no yes ni grand frère we nta kibazo. Perezida Ndayishimiye ati jewe ibyo gutsindwa ntimubimbaze mugende mubibaze abo nagiye gutabara. Je nagiye gutabara nta mwimbaze ibyo gutsindwa mu bibazo abo nagiye gutabara. Nukuvuga ngo yatsindwa yagira ibyo nta mafu ntacyo bimubwiye. Ari cyo bamwe rero bavugaga bati ibyo yasubije ati ntago byamacingaga neza n'icyabajijwe. Yego. Ati se yabasirikare mubaza abo nagiye gutabara je nagiye gutabara. Mubaze n'abasirikare babo yoherejeyo nibyo abantu nabanye bagaruka bari gutebya ati abasirikare nabe ati igihugu yego nubwo yagiye kugitabara ariko abasirikare yoherejeyo n'abasoda be. Buriya ni nkaho yakavuze yakabashubije. Ati jewe nagiye gutabara mu gihe aho nagiye gutabara bakozamo bakiyirukira rwose jewe ntabwo mba natsinzwe ntako ntagira ngerageza kubarwanaho bikananira. Nkaho yagashubije ariko. Yego. Tunagiye gutabara umuntu barankubita akiyirukira ubwo se je nakora iki? Ari hahera avuga ati twe ntago tuzemera gupfa nk'imene. Ari byamwe bajyaheraho batari ko ari ahantu rero ati abari kuninura ati kandi uri ari inshuti. Hari umuzungu umaze iminsi ahimba indirimbo nazicuranze kuri radio abantu bararyoherwa cyane. Yego. Yabanje kuririmbira uyu muyobozi wa RIB mushya bashyizeho Pacifique amuhimbira indirimbo yarahiye nayicuranze kuri radio. None harangije agaruka kuri ibi bivugirwa hano. Yego. Acuranga indirimbo y'ibyo bya Neva avuga ngo abanyarwanda ngo ni ibimonyo ngo abarundi ni impene nako abanyekongo ni impene. Iyo ndirimbo irahari. Noneho zaza anaririmba ya yindi iby'umukuru w'igihugu cyacu yavuze byo kwizirika umukanda. Ni umuzungu w'umubirigi. Noneho sasa anavuga ko ngo Ububirigi ni agahugu gato Ububirigi nabwo yaraburirimbye akurikije ya magambo umukuru w'igihugu yatubwiye. None rero sasa tugaruke kwa Neva. Neva rwose wimurenganya yagiranye amasezerano na mugenzi we wa Kongo amwihera udufaranga bagirana amasezerano y'umushahara azajya ahemba ingabo ze zigeze ku mupaka we mu gihugu cye M23 irazimushyiriye. Noneho sasa nuko gushotorana nukugira ngo bakandireho barebe yuko byibura hari agace na kamwe bakwisubiza mutwe M23 yafashe. Ariko noneho ntago bishoboka M23 icanye ku maso bazajya baza bari bate nkuko nguko paka na Uvira ivemo nibaturane nyine bareba nayingwe barasane. Ibyo je nibyo nashakaga. President Neva nawe yumva umuripuko w'amabombe hafi. Niko bimeze. Umuripuko w'amabombe hafi. Akanyagwa. Sha. Aho nibereye. Ibintu bizahita bihindura isura rero azongera avuga ati
reka tunegosiye noneho na M23 kuko icyo mbona cyo uriya mugabo hari ikintu yitondeye cyane, ariko se ko uriya mupaka wa Uvira abandi ba perezida bo bari no guharanira yuko ingabo zabo zitaha, wa mugani w'umuturage wabimbajije ati niba mara kugenda Uburundi burasigara hehe, burabasha gukandiraho kure mu 23 ntacyo bakora, bariye bo nukubakimbiza mpaka bageze iwabo. Abandi ba perezida ba chef d'état major ntibahavuye, ubu ikibuga ntikigiye gusanwa bakitahira, mu 23 nibibafashe bitahire. Ariko noneho ku kijyanye n'intwaro namwe mwabikomojeho, numva ndabashyigikiye, ziriya ntaho zizajya. Izihe? Ziriya za SADC. Za SADC ntaho zizajya, ntazo bazajyana. Muri Afrika y'Epfo perezida yarari ku gitutu cy'abadepite, nimuduhe icyizere cy'uko umutungo wacu, intwaro zacu zizava muri Kongo. Nimwe mwabikomojeho ndabisesengura nasanga bifite ishingiro. Hariya M23 ni nko gushyiraho agakingirizo, ni mu nyandiko ariko mu bikorwa kwemeze yuko bazazicyura, noneho abaperezida bave ku gitutu, ariko intwaro zizasigara hariya. Intwaro zizasigara hariya. Ya ngingo bahaditsemo hagati ngo muzatwari zanyu izo mwahawe FARDC muzisige, bazazibwirwa n'ikizi. Nicyo kibazo. Kereka niba hari nominororo ni nka lisiti y'abasirikare n'ibikoresho batunze. Rutagengwa Viateri imbere ye afite amenambizi nizi, afite SM nimero iyi, kuko burya ku mbunda kuri bata yayo haba hariho nimero ikabikwanditseho iyo uvuyemo. Iyo utashye se ubwo nyine habwa abandi, habwa undi ibwiye nimero yawe, ntabwo ni imbunda ariko apani ya gisirikare. Ya gisirikare na nubu turayikomeza, ni nayo dukoresha muri zigama. Yego, amenamba yanjye na nubu ndacyayikoresha. Yego, noneho rero kereka nibiyo minorori hari, iyo lisiti ikaba yaraje bakayimurikire mu 23 bati dore intwaro twazanye ngize, ariko iriya ngingo irimo ngo izo FARDC yabahaye muzisige. Nukugira ngo rero M23 rwose bababereye imfura, iryo tangazo rirasohoka, ariko abasirikare bazurira nta ntwaro batwaye, kandi noneho nibagerayo b'abanyapolitike ntawe uzajya ku kibuga cy'indege ngo arebe niba intwaro zije cyangwa zitaje. Ntabwo bishoboka, urabizi yuko ibya gisirikare bikorwa mu ibanga. Yego. Ariko noneho iryo tangazo rikuye igitutu kuri bari aba perezida, abaturage bari babamereye nabi ngo umutungo wacu mwagiye gutakaza muri Kongo. Nibyo. Hanyuma se reka nkubaze, uravuze ngo umutungo wacu, ariko nkibaza niba tahabwo utekereza ko batazamenya ko batatahanye biriya bifaru na biriya bitwaro bajyanye ku kibuga cy'indege? Nakubwiye yuko nta muturage cyangwa umudepite uzajya kuverifiye. Nta n'umugore uzabaza umugabo we ngo ese ibifaru byaje. Iyo bigeze gutyo ibintu bikorwa mu ibanga bikanaceceka bakabuza no kubivuga. Yego, buriya tukiva muri Angola mu mizo ya mbere ntabwo watinyukaga ngo bivuge. Reka byagendaga. Hari umufande tugeze i Cyangugu i Rusizi, twajyaga mu kabare tuvuga ngo aturyamisha hasi aradukubita, sinongere kumva ijambo ngo hano. Nabo rero nibataha nuko ugenda bakaryumaho. Niba wewe turambitse hasi acingo naratuzenguruka batayo yose arayikubita. Bariya nabo rero nibagera iwabo bana nukuryumaho bagaceceka. Yego, ni nayo mpamvu nyine badashaka yuko badashaka guca mu Rwanda. Yego, kuko nabonye iyo bavuze ngo bagiye kugenda bamwe murara n'amajoro. Hari n'umugore numvise ngo yuri igiti. Naravuze ntubwo abagore basigaye burira igiti amakuru arakomeye. Buriya batinyaye amakamera yanyu, ni mwihombere nyine nta kundi ntimuzamenye igihe bagendeye. Ariko niko imishyikirano ibaho, niko bigenda. M23 yaraboroheye, wabonye yuko nyuma yaho bifotoreje kuri Wiringoma, hariya ngo ni kwikiri
Mr. Quickly yabaye kwikiri nuko biriya nabyo ni ubusitari ni ubusitari aho ingabo z'amahanga zikwifotorezaho bakakuriraho hiti. ariko Viate wamfashije ko ari umuntu ushaka kuba ziriya operation nk'iminota 3 y'abarundi nshobora ngiye kuba nayivuze nabi yego kuko ndashaka ku wenda ni nabwo twayisobanukirwa neza. Yego. Allo? Oui, allo. Mwaramutse neza. Sando. Rero hari akantu nshaka kumfasha mu kiganiro nshobora kuba ngiye wenda operation nayivuze nabi. Nanze umubwire ko turi kumwe. Yego ndikwena rutagengwa Viateur. Utumeze tubanyerawe. Ndaho Bosco komera. Operation nshaka kukubaza ni y'abarundi ese abarundi kira gihe bambutse Uvira bajya Kamanyora cyagiye babazenguruka M23. Ndeba kuri imbonera kure zaho zari zambutse. Nabivuze neza arayigize. Zarambutse zifatanya na Mai nyine bazarendo. Hanyuma abo yababonye bari babagira bareba. Nibwo gushinga imbunda nabo barashiringa n'imbunda za 12 iyo Nyarudogo yangira bizi. Yego nabyumvise. Ni 12 baraharasinga. Ni 12. Yari covering fire kugira ngo babone uko bavamo. Ikiganiro se. Yego turi mu kiganiro ni nko kubarokora barambutse baje kurwana babonye bamereye nabi batereka tubaho umusada wa sharing. Duharasinge kugira ngo babone uko bavamo ariko nabandi ntibabaretse. Babaye nk'intare yabunamyeho. Ni intare yari ishonje. Urabona nk'intare yafashe ikintu yafashe nk'akanyamaswa imbwa ikaza kuyidondanga ishaka kuyikuraho. Irakomeza baranabihoreye ntibanabashubije. Barabihoreye bararasinga ntibanabasubiza. None giye ko mvuga ko akamenyera ari kabi bongeye gutera baturutse Burundi ko mbona abahungu bakwambukaza. Ntekereza ko abahungu urumva mu ntambara umujinya ushyira hasi ukareba aho gutambutse. Nibyo ukareba ikigutambutse cyatuma utsinda intambara n'urugamba. Mpamya ko Uvira baduhaye igashindikana ntabwo yigeze ishindikana wanasubira imipango. Urumva n'ibyo ngibyo ni ikindi kibazo. Niba abantu bo hakurya batarumva neza kandi bakaba bashobora kuba bashiringa bashinze imbunda hakurya ikindi mukamutari ready kwambuka wahise ubyumva mukamutari ready kwambuka nta mpamvu yo kujya kubitega mugomba kuba mubaretse. Yego kuko umugabo abagabo ababiligi bo babateguriye intambara yo bumva ishobora kuba intambara igafata ibihugu byombi bibiri Burundi na Kongo nkuko bifuzaga kwifatamo n'u Rwanda. U Rwanda bagahagarara ku nkike zabo bakabihorera. Asante sana. Nabyumvise. Wabyumvishe noneho yarari kumbaza nyine babanje kubandi 12.7 nari nayibagiwe iyo mbunda uko bayita ni 12 nari nayibagiwe ariko mbwira ngo harya wambwiraga izihe ndarondoye izindi za yarondoye izindi ariko 12 yari yayibagiwe ariko ntibutse navuzemo 0.7 gusa. Ubwo yari kuvamo 37. Abuze 0.7 yo yari kuvamo 37. Niyo nibutse 12 kabisa nari nayibagiwe iyo mbunda irasa kure cyane. Ntabwo ari cyane rasa milimetero 12. Ni hafi. None se Mugisha nkibaza ngiye icyo nibaje mu kanya tubuze tubona abarundi bakomeje noneho kwica abanyamurenge ubwo twabonaga ababyeyi bane bishe kandi ubona ari nabyeyi bakuru batakina kitwaza batababara barwanya nibyo twavugaga. None urabona M23 noneho iri buze gukomeza kwihanganira ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage. M23 birayisaba gukoresha ubwenge apana gukoresha umujinya. Kuko nanone ibyo abarundi bakoze ni byinshi muri Kongo ariko byo ntabwo byose bizagendera gusa wabona bageze muri Kongo batazaso